Bakristo nshuti mwadukurikiraga kuri YouTube channel Paruwasi Vesa Paruti Gikondo, tugeze ku musozi w'igitambo cya misa cyaberaga ahangaha. Igitambo cya misa cyo kwizihiza umunsi mukuru mutagatifu Valentin, umurinzi w'abakundana. Igitambo cya misa cyatuwe na Padiri Sayimana Jean Pierre Mihigo, provincial mushya, yarasanzwe padiri mukuru. Korali yafashije guhimba igitambo cya misa ni korali Nguru ya Nyir'ingoma, twishimira cyane, yadushyuhije. Mukanya rero nkuko twakurikiye mu nyigisho zitandukanye, twahamagariwe gukomeza urukundo, nkaba turi kumwe na couple hano tugira ngo dufatanye kugira icyo batubwira muri uyu munsi w'abakundana. Turi kumwe na couple hano rero tugira ngo tuganire byerekeranye n'uyu munsi wa Saint Vincent Paruti. Baratangira batwibwira Saint Valentin, twatangiye batwibwira. Murakoze, nitwa Anonsiyata Twizerimana. Nanjye nitwa Mukeshimana Ernest. Ernest Anonsiyata, twaje kwifuriza umunsi mwiza w'abakundana. Murakoze. Kuri mwebwe uyu munsi mukuru wa Saint Vincent Paruti, wa Saint Vincent Saint Valentin, murinzi w'abakundana. Saint Valentin, kuri mwebwe uyu munsi urabibutsa iki? Murakoze. Uyu munsi ni ibyishimo kuba ubugeze turi kumwe. Turibuka ko Saint Valentin yashyigikiraga umubano wa Gikristu, agashyigikira ko abantu babana bagashyingiranwa, kandi tukazirikana n'ibyo twigishijwe mu mubano wacu, tukongera tukibuka urukundo twakundanye twebwe tumaze imyaka 30 tubana. Rero Saint Valentin idufasha kongera kuvugurura, kwibuka ya masezerano, dore ko tuba turi mu bintu byinshi bituma tutabona umwanya uhagije wo kuba twabitekerezaho. Ariko iyi novene tuba twarakoze y'umuryango ndetse n'inyigisho twagiye dukurikirana byadufashije kongera kuzirikana icyo twasezeranye no gukomera ku muhamagaro wacu. Murakoze. Mu nyigisho padiri yatanze yongeye kwibutsa ibyonnyi bigenda byototera urukundo rw'abashakanye mu ngo. Kuri mwebwe mubona ibyo byonnyi bifite ubukana ki muri iki gihe? Murakoze. Ibyonnyi byo birahari, bifite n'ubukana, ariko urugo rusenga byose natwe duhura nabyo, ariko tukabitsindisha isengesho, tukabitsindisha n'urukundo. Nibyo koko, uyu munsi uratwibutsa urukundo twagiranye. Uyu munsi urashimangira urukundo twagiranye, cyane cyane ko turi na hano mu kiliziya twigomwe byinshi kugira ngo tuze tuwizihize. Ibyonnyi byo birahari, ariko biraruhije kugira ngo abana b'iki gihe cyangwa se ingo z'iki gihe zibicemo neza, kubera ko ibyinshi bifite ubukana burengeje. Birasaba rero isengesho rikomeye cyane. Birasaba isengesho rikomeye. Nibyo mwavuga iki kuri gahunda paruwasi yateganyije yo gufasha abakristu n'ingo kwizihiza umunsi mukuru wa Saint Valentin, bateraniye hano mu kiliziya ababishoboye, kugira ngo bitandukanye n'abandi bizihiza Saint Valentin ku bundi buryo bwabo? Murakoze. Turashimira cyane kiliziya yatekereje kuri uyu mutagatifu n'uyu munsi hakabaho Saint Valentin ya Gikristu, kuko hanze hose bizihiza Saint Valentin, ariko bakaba bazi ko hari umunsi wo kujya kunywa no kwinezeza, mu gihe kiliziya yo itugarura mu nyigisho, ikatugarura ku isoko ry'ubugeni n'ubufiansaye kugeza dushatse tubanye, igakomeza kuduherekeza. Izi nyigisho ziradufasha cyane, kandi ni impamba ikomeye y'umwaka. Turabona mwambaye muyanesheje akenda k'ibara ry'umutuku. Saint Valentin n'umwenda w'umutuku bihuriye he muri make? Simbizi neza, ariko nkeka ko Saint Valentin yahowe Imana. Rero iyo twizihiza umutagatifu wahowe Imana, ubundi umwambaro ukwiriye ni umwenda utukura. Rero twasanze abatubanzirije bambara umutuku, natwe rero twizihije Saint Valentin wahowe Imana, wahowe kugira gufasha abakundana guhabwa isakaramentu ryo gushyingirwa. Murakoze. Twizihije Saint Valentin uyu munsi w'13 Gashyantare, ariko ubundi umunsi nyirizina n'ejo. Murateganya iki ku munsi w'ejo? Murakoze.
nk'uko nyine tuba twariteguye Saint Valentin, tuba tubitekerezaho tunabiganira, buri wese aba afite akabanga yahishe undi, ntabwo turi bukavuge kuko nyine ni agasiripurize. Ngewe ubwo mfite agasiripurize, nawe afite ake ntabwo mbizi. Icyo nzi ni uko ejo ari ibyishimo birakomezaho, nta kibazo bihuye na wikende, turishimye twese, tubifurije umunsi mwiza w'abakundana, Nyagasani Yezu ndetse na Saint Valentin bakomeze babaherekeze mu rukundo rwanyu rw'abashakanye. Ugire umugoroba mwiza. Inshuti mwadukurikiraga rero, twaganiraga na couple Ernest Annonciata, batuganiraga ku bijyanye n'urukundo Saint Valentin, umurinzi w'abakundana. Mukanya rero ibiro bigiye kumireza muri salle ya paroisse, aho wagiye kubera ubusabane ndetse no kwishimira kuri mugoroba, kugira ngo bizihize ku buryo bwa Kristo mutagatifu Saint Valentin, umurinzi w'abakundana. Twifurije mwese umugoroba mwiza, twifurije umugoroba mwiza kuba dukurikiye ku mbuga nkoranyambaga za paroisse, twifurije umunsi mwiza abakundana mwese, abataragira abo bakunda mukomeze mutegereze n'icyizere cyinshi. Twifurije ingo nyinshi urukundo ruhamye, twifurije guhashya ibyonnyi, kandi mutagatifu Valentin akomeze ababere ingabo n'umuvugizi mu ijuru. Mugire umugoroba mwiza. Mwari kumwe na Joseph Mukizano Igikondo. Dushimiye Yves ku buhanga bwo guhuza amajwi n'amashusho, na Credo wadufashije kuri kamera. Mugire mwese umugoroba mwiza. Saint Valentin twese adumurikire, urukundo niruganze kandi rusagambe. Mugire umugoroba mwiza.